ba televiziyo Umuco Family Gospel TV, twongeye kubasuhuza tugarutse muri studio kugira ngo tuganire namwe nk'ibisanzwe ku kiganiro cyacu Umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Umushumba ni Karemera James nk'ibisanzwe, kandi nkuko mwagiye mubyifuza muri benshi yuko twabanza tukumva Pastor Nkuba ibimurimo byinshi. Niyo mpamvu abatumire ntari nabagira benshi, twibanze ku gutumira Pastor Nkuba, byongeye ko mu bunararibonye bwe afite byinshi azaduha byinshi, kandi agenda aganira nk'uzagira uruhare muri center cyangwa se centre twateguye yo kwigishirizamo ibi tubabwira kuri televiziyo. Niyo mpamvu rero nuno munsi munyemerere tuze kuganira na Pastor Nkuba cyane ku kiganiro cyiza yaduteguriye uno munsi, ari buganire ku bijyanye n'umugore n'umugabo. Ntabwo arahava kuko twaganiriye ku mugabo tugera ku mugore. Ubwo rero iyo dushoje duhita duhuza aba babiri, umugabo n'umugore, mbere yuko tujya ku mwana. Pastor Nkuba rero mu biganiro byatambutse yadushangije uburyo umugabo atangwa ishusho nk'igiti, noneho umugore nawe agatangwa ishusho nk'amashami yo kuri cya giti. Iyo tumaze rero kubona igiti n'amashami turabihuza bikabyara igiti, noneho kigiye gutanga urubuto. Rero ntabwo turagera ku rubuto, tugeze ahubwo uburyo bwo guhuza iki giti kimaze kwanganjaho amashami cyiteguye kugira gutanga urubuto. Ibiti byose rero ntabwo ariko bitanga urubuto rwiza, hari bitanga imbuto mbi, hari n'ibidatanga urubuto. Ngira ngo iyo twifatishije ibyanditswe byera tubona ko hari igiti umwami Yesu yagiye asanga cyishushanyije kwiyoberanya, bijyanye n'ikiganiro Pastor Nkuba yigize kuduha yitiriye u Rwanda mu bice bitanu. Ngira ngo ku gice cya gatatu niho habayeho ikinyoma, ku gice cya kabiri niho habayeho uburyarya. Noneho ubona yuko kiriya giti cyagaragaye mu ishusho y'uburyarya yo kwiyoberanya, aho Yesu yakigannye abona kimwereka ibimenyetso byo kuba ari igiti cyuje amashami kandi kigeze mu gihe cyo gutanga urubuto. Ariko ahageze siko yabisanze, byatumye akivuma. Rero ndabwira abadukurikiye mwese, ku byo tubigisha, ku byo tubaganisha, mujye mukora attention, mumenye ko ibi bintu tubivuga mu buryo bw'umwuka, tubivuga mu buryo bwo kwemera. Ikintu cyose gishushanyijwe mu marangamutima y'umuntu kiritonderwa. Imana ibaho umugisha. Rero nari nshatse kugira ngo nsobanureho mureke rero twinjire mu gihe cyo kwemera Pastor Nkuba, kugira ngo noneho aduhurize iki giti n'aya mashami, cyangwa se uyu mugabo n'uyu mugore. Mu biganiro byatambutse yibanze nanone ku mugore, aho yatanze urugero rujyanye n'imbeba. Ngira ngo kubibuka icyo kiganiro, uburyo imbeba yunze umuryango, nyamara uyu muryango wari wasenyutse ukongera ugasubirana. Mu gusoza nyirego twabonye ko atari imbeba nyirizina, ahubwo ari inyigisho yari yateguye mu ishusho y'imbeba, ariko byakuyeho umugambi mubi wa Sekibi wo gusenyuka k'uyu muryango, bikuraho umugambi mubi wo kwiyahura kwa chef cyangwa se k'umukuru w'umuryango. Niho rero yaduhurije iki kintu. Nshaka kugira ngo aze kutuganira yibanda ku mugore n'umugabo, noneho guhuza aba bantu bombi. Pastor, ngira ngo wabisezeranyije abantu badukurikiye kuri channel yacu dutambukaho ya Umuco Family Gospel TV. Hari benshi bagukurikiye, hari benshi banyotewe no guhuza iki kintu. Guhuza iki kintu biri bugutwara umwanya munini, ariko bijyanye n'igihe tuba dufite n'ubundi uri bugenda ucamo, kuko benshi turabararikira uretse kudusengera kugira ngo iyi santere ya Kidudu itangire izanakorera no mu gihugu hose, ariko banatugane. Banatugane. Ngira ngo mu biganiro byinshi nagiye ntambutsa, nagiye mvuga yuko ntakunda gutanga igisubizo kuri telefoni. Umuntu kumpamagara yumvisha ikiganiro nk'uku akumva hari icyo yambaza, hari ukumbaza nkamusobanura nkamufasha, ariko ubufasha bwiza
nubwo ureba umuntu ku muntu. Yego. Ngira ngo mu biganiro watambutse nicyo wa muhungu yari agambiriye, nubwo satani yaje kumutegeramo akiba imineke y'abandi, ariko yari agambiriye kubona imbona nkubone uwo azabana nawe. Yego. Uwo azabana nawe. Rero iyi mbona nkubone niyo tubararikira, mutwegere, turahari. Imana yarabaduhaye, igira ibyo dushyiramo dushobora kubafasha gufasha benshi. Ari telefoni waduhamagara ukatubwira icyifuzo cyawe tukakuyobora, ari uguhura tukaganira tukagufasha imbona nkubone, kuko tugira uburyo bwo gufasha imiryango, kuganiriza umuntu ku giti cye, ejo tukaganiza undi ku kindi, noneho tukagira icyo bita guhuza. Ngira ngo ari nacyo ugiye kudukorera nonaha, kuko waganiriye ku mugabo uganira no ku mugore, uyu munsi none urashaka kuduhuriza uyu mugore n'umugabo kugira ngo bize kuvamo umuryango ari wo ubyara wa mwana, kugira ngo tuganishe kuri wa mwana. Reka rero tutabatindiye, twiragize Imana nk'ibisanzwe, kuko yaba inama, yaba ikiganiro, yaba amafunguro, yaba urugendo, twiragize Imana kuko iradukunda. Yewe nta nubwo tuyibutsa kuko iba yibagiwe, ahubwo biri mu nshingano zacu kuyisaba no kuyisenga. Reka rero tuyisenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, nguhaye icyubahiro kandi ndagushimye n'ubundi kuri ano masaha meza watwemereye guhagara imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo turangurure. Twe rero nkatwe turi twebwe, ariko wowe uri wowe, ukoreye muri twe birumvikana, dukoze nkatwe nta cyakumvikana. Niyo mpamvu dusabira iki kiganiro abari bucyumve kugira ngo bunguke, kuko icyatuzinduye cyatumye tuza hano ni ukugira ngo abatwumva bunguke. Niyo mpamvu rero ibyo wateguye kubwira kuvugisha abantu bawe aba ari byo ducishamo. Twemereye ubushake bwawe dutangira dusoza, imbabazi zawe zitubeho, abadukurikiye ubagirire neza kandi ubahereze kunguka. Ikuzo n'icyubahiro turabiguhaye, dusabye ibyo twizeye, ibyo tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ni ikaze mu kiganiro umuco n'umuryango tumenyereye. Ni ikaze gutega amatwi Pasiteri Nkuba. Ni umusaza ukuze ukuriye mu by'Imana, wabigiyemo akiri mutoya abikuriramo, ndetse n'uno munsi biramubungabunze n'umuryango we. Kubona umuntu ugeze muri iyi myaka akiri kumwe n'umuryango we, yakira abuzukuru n'iki, mu by'ukuri nimwe dukeneye pasiteri, nimwe dukeneye kugira ngo mudufashe mu rwego rw'igipasiteri no kwemera kw'ijambo ry'Imana, twakire amakosa yakozwemo mu buryo bw'imyigishirize, mu buryo bwo gutegura inyigisho. Ngira ngo ari nabyo leta uno munsi irimo idushishikariza cyangwa se idusaba gukosora mu myigishirize y'uburyo twigishamo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twaryigishe mu buryo bugaragariza abantu ko Imana mbese ni nk'ikintu cyica cy'ikigome cy'iki, ariko imbabazi z'Imana ntitwazibandaho. Ibyo rero wenda bigenda bidufasha mu nyigisho zacu. Mu by'ukuri ari abapasiteri batwumva, abakozi b'Imana batandukanye, abakuru b'imiryango, ese niki wabazaniye uno munsi kijyanye, kuko turacyari ku mugore n'umugabo. Uyu munsi nicyo wabazaniye, ubwo unanabiye suhuza nk'ibisanzwe bamaze kukumenyera, hanyuma wanzike utubwire impamba y'uno munsi kuri aba bantu. Arakoze umushumba w'itorero kumpa ikaze, kandi ngira ngo sinkiri umushyitsi, ngira ngo maze kuba umusangwa, sibyo Pasiteri? Iteka ahubwo, kandi wanabijeje ko uri kumwe nabo. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Nk'uko rero mumenyereye ibiganiro byacu, ari ikingiye kuba hari n'ibimaze gutambuka byinshi. Amazina ni yayandi, ni Pasiteri Nkuba Godefroid guturuka Kayonza. Ubwo rero ndabashuhuje mwese abaduteze amatwi bari imbere yacu, abahora badutega amatwi. Ngira ngo mbabwire yuko rwose turi kumwe, kandi mukeneye no kutuvugisha nk'amasaha y'ikigoroba twavuye hano dutuje, mwaduhamagara mukaduha ibyifuzo, abakeneye ko twabasengera tukabasengera, ariko mu masaha ya nimugoroba kuko ubu nta mwanya tuba dufite. Nkaba rero ngira ngo mbabwire insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Ubushize twaganiriye tureba tuti ese Imana yemera ko umugabo asenda umugore we? Twabonye yuko ibyo byose Imana itabyemera. Rero ubu turaganira kuki? Tugiye kureba, twaganiriye no ku bijyanye n'umuryango, amateka y'u Rwanda, uko ibintu byagiye bigenda, imihindagurikire y'ibihe mu Rwanda, ariko bituremera ibintu bibi
tugenda ducamo kugeza umunsi tugeze mu Rwanda rw'impozamarira, tugenda tubona amazu yubakwa, tubona imihanda myiza, tubona amafaranga aza mu gihugu, iterambere rifite imbaraga, ariko kandi tugasaba abanyarwanda kutabigiramo umurengwe ngo bibagirwe aho duturutse. Ibi byose bifite inkomoko, bifite byavuye. Uwo murengwe rero ni uri kuza, hakaza intambara mu ngo, hakaza gusubiranamo, umugabo akibagirwa ko yashatse umugore, akareba amafaranga, akareba imitungo, umugore akibagirwa ko yashatswe n'umugabo, nawe akareba amafaranga, akareba imitungo, ariko ntabanze akibagirwa ko babyaye abana, bagaterera iyo, ugasanga kugeza uyu munsi umwana atazi imiryango ye. Kandi ibi bintu aruhira mu muco no mu bitekerezo avuga ko arimo kuruhira abana, ariko abana ntabitaye, yabateye umugongo. Kandi ibyo bintu ubundi niryo shingiro ry'urugo, niryo shingiro ry'umuryango. Ubu rero tugiye kuganira ko umuryango uharanira icyo uzasigira ababyeyi, baharanira umurage bazasigira. Uwo murage rero natwe nk'uko Kristo yadusigiye isi ngo abari twebwe dusigara tuyivugira magasubira mu ijuru, ni umurage yaduhaye. Niyo mpamvu n'umubyeyi nawe bigenda gutyo. Uyu munsi rero nabateganyirije ikiganiro kitwereka neza umugabo nk'uko umushumba agiye abibabwira. Insanganyamatsiko tugiye kureba umugore n'uw'umugabo, n'umugabo n'uw'umugore. Buriya Imana irema nk'uko twagiye tubisoma, yaremye umuntu umwe, ariko noneho nyuma muri wa muntu ibyazamo undi muntu wo kumufasha, ari we mugore wavuye mu rubavu rw'umugabo. Rero Bibiliya itubwira ngo nta muntu wanga umubiri we. Umugore rero ni uw'umugabo kuko yavuye mu mugabo, n'umugabo ni uw'umugore. Njya mbwira abantu iyo yavuye mu mugabo, no ukuvuga ngo njya mbwira abantu ku byerekeranye na Eva. Burya iyo washatse umugore, Eva ahabwa Adamu, yarabwiwe ngo uyu nguyu azitwa umugore, niko Adamu yamwise, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Rero no kuvuga ngo Imana iravuga ngo ngiye kumuremera umufasha umukwiriye. Iyo umuntu yashatse nabi, njya mvuga ko burya aba yashatse utamukwiriye, kuko Bibiliya itubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'Imigani. Rero no kuvuga ngo ahangaha tugiye kureba umugabo ni uw'umugore, n'umugore ni uw'umugabo. Nagira ngo Pastor dusomere ijambo ry'Imana kuko niryo tangiriro y'ibyo byose. Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 7, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4, niho ngira ngo twibande turebe imibanire y'umugabo n'umugore, turebe ni ibiki bikwiye gukorwa, ni ibiki abantu birengagije, ni ibiki biri kuzana amakimbirane mu muryango, ni ibiki biri gutuma abantu bakomokwaho n'abana badafite uburere, biraterwa n'iki. Byaba bishoboka ko bituruka ku makosa y'ababyeyi tugenda tugira, kandi nyamara tukabikora tutazi yuko bizagira ingaruka. Reka dusomere. Yego, reka dusome urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, urwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 7 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 4. Batwihanganireho gatoya, ibi bintu birarebana n'ishyingiranwa. Urwa mbere rw'Abakorinto, ibice 7, umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 4, umutwe waho ijambo uravuga ngo ibyerekeye ishyingiranwa. Umurongo wa mbere, ibyerekeye ibyo mwanyandikiye. Ubwo ni Paulo yandika, ubwo bari banditse nk'uko natwe babaza ibibazo. Yego, ibyerekeranye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore, yego, abaho wenyine. Aho turahavuga. Umurongo wa 2 uravuga ngo nkunda kukubaza nkurege ngo ariko kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agire uwe mugore, n'umugore wese agire uwe mugabo. Yego. 3, umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we. Yego. Umurongo wa 4 ariwo wa nyuma ngo kuko umugore adatwara umubiri we, yego, ahubwo utwarwa n'umugabo we. Yego. Kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Imana iguhe umugisha.
aya magambo tumaze gusoma ngira ngo aranasobanutse rwose, arasobanutse kuko iri jambo Pawulo yabajijwe n'abakorinto. Mu mateka bitubwira ko abakorinto bari abasambanyi, bari bafite ingeso y'ubusambanyi no kuzimura byababagamo cyane, byarakabije. Noneho rero bakandika ibibazo bamubaza bashaka kugira ngo bamenye niba bajya birukana abagore babo, amategeko akabyemera. Noneho bandikira Pawulo bamubaza bati tubwire ibi bintu bimeze bite, ariko atangira ababwira ati kubyo mwanyandikiye icyaba cyiza ni uko umugabo atakora ku mugore, kubera yararebaga akabona imico iri aho nk'uko turi kureba ibi by'Abanyarwanda, yego, akabona birenze kwemera. Aravuga ati iyaba byashobokaga ngo izo nduru ziri mu ngo zihagarare, umugabo yo gukora ku mugore yibera umusore yigumira aho ngaho, ariko kuko bidashoboka aravuga ati noneho umugabo wese agira uwe mugore kubwo kwirinda kugira gute gusambana, kuko bari abasambanyi cyane. Aravuga ati ibyaba byiza umugabo wese agire uwe mugore aho kugira abagore babandi gusenyana. Bimwe twigeze kuvuga ubushize, ugasanga umuntu umuhamagaye ngo akugira inama, yazabona umugore wawe aho kukugira inama ahubwo akigira inama yo yabateranya kugira ngo abone uko iyo miryango maze iminsi mpura nayo nyakira. Ibyo bintu urabyumva ibyo bibazo. Ibyo urabyumva. Noneho aravuga ati umugabo wese agire uwe mugore n'umugore wese agire uwe mugabo. Bimutandukanye no kwitwa maraya, bimutandukanye no gutwara abagabo b'abandi. No kuvuga ngo icyo bisaba ni iki. Pawulo yerekanaga ko muri iyo mikorere yo gushakana buri wese agomba kumenya intego ye ku mugabo cyangwa ku mugore. Noneho hari ikintu gikomeye yavuze, yaravuze ati umugabo ahe umugore we ibimukwiriye. Iyo tuvuze iri jambo ibimukwiriye hakubiyemo byinshi byubaka urugo. Umugabo afite inshingano yo guha umugore ibimukwiriye byose aho biva bikagera birebana n'urugo. Umugore ku mugabo amukorere, umugabo aho umugore we ibyo akeneye bimukwiriye. Ariko umva iri jambo wumve ngo bimukwiriye. Hari ubwo umuntu umugore yakumugabo bitagize gute bitamukwiriye. Icyo nacyo cyumve, agashaka gukora ibintu binyuranye na wa muco twahoze tuvuga, ugasanga barabipfa n'umugabo. Ibyo bintu nyaka konzi ko bitabaho, urashatse ibiki, cyangwa kamubaza ibiremereye birenze umutungo wabo bafite, bishobora gutuma bibazanira amakimbirane kugira ngo nihagira n'ubyumva mubwira ati we ngwi iyizire nzabikwihera, iyizire naho gusenyana kuri. Arongera aravuga ati kandi n'umugore nawe aho umugabo we ibimukwiriye byose. Aravuga ati kuko umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo we, noneho n'umubiri w'umugabo utwarwa n'umugore. Tugaruke kuri rya jambo rivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Bombi bakaba umubiri umwe. Akaramata ni iki? Birashoboka kutaza akaramata icyo ari cyo. Benshi barakumva ariko ntago baza akaramata. Ngira ngo nabaza umunyamakuru Olivier, akaramata urakaza? Aha, ati ntako nzi. Ese mushumba akaramata nawe ujye ukamenya? Akaramata ibyo ari byo byose nk'umwigisha ntago nabura kukamenya ukavugaho. Ariko reka nanjye nkasobanuri. Akaramata ubundi kera mu Rwanda bubakaga inzu, noneho bakazitera inkingi z'ibiti. Noneho inzu yasaza bajya kwasa inkingi, imbere bagasangamo akantu kameze nk'urubobi rw'agatagangurirwa. Ako kabobi kajyagamo ntago wamenyaga inzira kanyuzemo, agasimba kagashyiragamo kugira ngo kajyemo, ntiwamenyaga uko kagiyemo. Kabaga karimo kameze nk'agahu kagatagangurirwa, wakasuka gasangamo. Ako niko bita akaramata. Ako rero kabaga kari mu mutima w'igiti w'inkingi mu imbere. Niko umugore n'umugabo baba bameze, umwe ari mu mutima wundi n'undi ari mu mutima wundi. Ako ntago nari nkazi. Ako kamenye rero. Ako ntago nawe utwumva buri nkingi yose cyangwa se buri giti cyumye ukuntu ugasangamo ko kantu. Ugasangamo ariko ntumenya inzira kanyuzemo. Kuko urumva twabaye mu nzu z'ibyatsi, habagaho inkingi zisanzwe na mwikorezi n'iki. Yego. Ako niko bita akaramata rero. Niko bita akaramata. Urumva ni akantu kari imbere mu mutima w'igiti. Utamenya uko kagiyemo. Uretse gusenya cya giti, ntiwamenya uko kagiyemo, ntiwamenya uko karimo. Aha. None ako karamata rero
ndagira ngo ngire ikintu nkubwira nyacyo. Umugabo n'umugore we bakirambagizanya, ntabwo umenya impamvu uwo mugabo yakunze uriya mugore. Ushobora urugero naguha, yenda umudamu wawe ukunda yenda umugore w'igikara cyangwa w'inzobe, je nkakunda uw'igikara. Hari ubona ukavuga uti igihe umugore sinamushaka, ariko wa wundi yaramushatse kuko hari icyo yamwiyumvisemo. Ne bya bindi hari umwigisha tujya tuganira cyane avuga ngo umugabo ntabwo aragera ku kigero cyo gukunda umugore wese uko ameze gute, ngo kugira ngo ashaka agenda akunda agapande. Nimba ari amaguru meza, nimba ari mu maso heza, umugore wese afite umugabo we yishimira, ako akagenda akagashyiramo imbere. Ako karantu rero kajyamo imbere niko karamata. Umugabo rero n'umugore bakagombye kubana karamata. Yego. Iyo nkingi nako kabubi. Noneho nukuvuga ngo umugore niba igiti bacyashije nibwo babona karamata, ariko igiti cyamaze kugira gute kwangirika. Urukundo rw'umugabo n'umugore biritubwira ngo rutandukanywa nuko umugabo apfuye cyangwa umugore apfuye. Icyo kintu mukimenye. Iyo dusezeranya abantu iyo nshingano turayibaha. Twagiye tuzibaha, ukamubwira ngo uzasezerana n'undi mugabo ari uko umugabo wawe yapfuye atakiriho. Ariko igihe cyose ijambo ry'Imana rivuga ngo ikimana yateranirije hamwe umuntu gupfa kumwe muri bo niko gusandara kwa yanjye. Iyo twambika abantu impeta, impeta irazenguruka, ntabwo igira ahitangira nahihe. Bivuga ngo urukundo rw'umugabo n'umugore wakomeza ukaruzenguruka, ntabwo rugira. Iyo umugore apfuye tuvuga ko impeta icitsemo kabiri, iyo umugabo apfuye tuvuga ko impeta icitsemo kabiri. Icyo gihe umwambika indi, araza agasezerana n'undi mugabo ukamwambika. Ariko iyo umugabo akiriho ntibishoboka. Ibyo amategeko yo kubwo kwanga amakimbirane, kubwo kwanga induru, ko abantu bamarana, umwanzuro nuko urukiko rubatandukanye. Ariko nabo babanza kugira icyo bakora, bakagerageza kubunga kugira ngo nibura barebe ko urwo rukundo rwagaruka. Ariko babona harimo ibizazane bishobora kukura n'urupfu, bagahitamo ko babatandukanya umwe akajya uko. Ayo ni amategeko. Ariko noneho kumana byo ibyo ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka. Ni ikintu tuzi tubwira abantu mu nshingano z'abapasiteri. Rero aha ngaha ni iki kizana noneho amakimbirane. Buriya mbere yenda yuko mvuga amakimbirane, niba umugabo n'umugore umwe akwiye guha undi ibimukwiriye, reka mbereke inzira ziboneka kandi zifatika mu bukene bw'umugabo, mu bukene bw'umugore. Burya iyo umugabo atahutse akagira akantu ashyira umugore we, uko kangana kabona nubwo yaba ari bombo, akayimushyira akabona arimuzanira arayimuhereje, umugore arishima. Kuko kwifuza ko umugore guherera ku mugabo. Noneho umugabo nawe yageze mu rugo agasanga hari akantu umugore yamukoreye, akakamuhanezerewe, nawe arishima. Urwo rukundo rwabo hari ahandi rubajyana, nuko bakabona uburyo babyara n'ababana nyine. Iyo umwana abona ise na nyina bahana utuntu nk'utwo, nawe ahita afata wa muco akazabikorera nawe azashaka. Bya bindi bihura nuko ngo umwana inyigisho umuha n'inama umugira ngo ntacyo zimumarira kuruta ibyo yirebera kwigiraho. Utyo umwana kugira ngo nicyo cy'ingenzi, umwana asoma ingeso zawe kuruta bya bindi umubwira. Reka nkubwira agatekerezo gatoya. Umugabo umwe yari afite umwana ariko afite na se ushaje nk'uko ushaje. Noneho umuhungu we ise akajya afata urujyo agashyiraho ibyo kurya, agashyira se, agafata agacuma kamenetse agashyiramo inzoga agashyira se. Wari nyine ubikora? Umugabo abikorera se nkuko nawe afite data nkabimukorera, ariko umwana wanjye ari kundeba ibyo nkora. Bukeye ise we w'uwo mugabo arapfa. Umwana we umwuzukuru wa mugabo yambehe yamenetse na ka gacuma arabihisha. Ise amaze gusaza ageze aho isekuru yarageze, hapfuye sekuru ko yari yisaziye. Ariko umwuzukuru yararebye ibyo se akorera sekuru, abyitaho arabireba. Noneho sekuru ise ageze mu zabukuru nawe aho agomba kugaburirwa n'abana, wa mwana aragenda azana yambehe yamenetse, azana na ka gacuma kamenetse abizanira se ngo ashyiraho ibiryo aramuhereza. Ise ahamagara abantu aravuga ati mundebere uyu mwana ibintu nkoreye.
angaburiye ku mbehe yamenetse, ampaye ku gacuma kamenetse, ibi bintu akoze ni biki? Umwana araseka cyane, ahabwira abagabo baraho bagira so yiturwa indi ubwo ntibihwera cyane, abwira abantu barahatumva rero mwabantu mwe, sogokuru namenye ubwenge arira kuri iyi mbehe, data ari umugaburiro, noneho amenye ubwenge anywera kuri iki gicuma, data ari we kimuhaye, yego apfuye ndabibika kugira ngo data nawe nzabimuheho kuko ari byo akunda. None ko yarazi ko ibi bintu ari bibi, kuki yabihaye hose? kuki yabihariye hose? Urumva aho hantu, urumva umwana yabibitse kugira ngo azanezeze se kuko ari byo akunda. Yego, ibintu akoresha ahereza na se nawe. We ntabwo umwana bwari ubugome cyangwa inzira. Abavuga ati ibi bintu data arabikunda reka mbihishe nawe nzabibe. Abasaza bahise bahana uwo mugabo, baravuga ati ibyo wakoze nibyo byigishije umwana ngo umwere ututsi bukuru bucya wakwiriye hose. Rero ni ukuvuga ngo mu myitwarire y'umugabo n'umugore mu rugo bazirikane ko bafite abana babumva. Ikiganiro cy'umugabo n'umugore ntabwo burya abana bakwiye kukimenya, nta nubwo bakwiye kucyumva, ariko usanga kenshi na kenshi abagore cyangwa abagabo, cyane abagore bakunze kumena amabanga y'urugo, bakayamena kandi mu buryo bo batari bazi. Reka nkubwire, mu by'ukuri hari ijambo nyira ngo udusomere, urumva igitabo cy'imigani, igice cya 14 umurongo wa mbere. Soma aho hantu. Aha niho umugore amena amabanga. Soma wumve icyo Bibiliya ihavugaho. Imigani igice cya 14 umurongo wa mbere gusa wonyine. Imigani 14. Yego. Turi kwijambo mu gihe cyashaka, turi kwijambo ryo kora ngo umugore n'uw'umugabo, n'umugabo n'uw'umugore. Ntago umugore ari uw'abagabo, ntago umugabo ari uw'abagore, ahubwo umugore n'uw'umugabo, n'umugabo n'uw'umugore. Iyo byarenze icyo ngicyo bibaye icyaha, kandi ngira ngo n'amategeko y'u Rwanda aragihanira. 14 kangahe? Umurongo wa mbere wonyine. 14 rimwe haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararwisenyera. Ararusenya. Ubanze wumva aho hantu, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ubwe agira ate? Ararusenya. Noneho aho hantu ugihari wasoma imigani 15 umurongo wa mbere, hasome naho wumva icyo havuga. 15 rimwe hakavuga ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ngayo nguko wumvise mu rugo, gusubizanya ineza guhosha iki? Uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa iki? Umujinya. Aha ndashaka kubwira abagabo n'abagore mu mibanire yabo ya buri munsi, nta muntu wari ukwiye kubwira undi ijambo rimubabaza, kuko niba hari ibintu mwapfuye ni mubirengeho mutambuke, mwigira imbere, muse n'ababisiga inyuma. He kugira umuntu ucyurira mugenzi we ngamubwira ngo ejo byagenze gutya, asubire mu mateka y'ibibi. Ahubwo niba umugabo aguhamagaye, niba umugore aguhamagaye, nyabuneka gerageza kumusubizanya ineza. Aha ndagira inama abubatsi ngo mu mikorere yabo ya buri munsi nimuganire, musubizanye neza. Ikindi, niba umwe atewe na Satani akumva ko afite gusharira, wowe wumva ko icyo kintu utakirimo, irengagize. Buryo ufite ubushobozi bwo kurebaho ugira. Hari igihe kimwe mu professeur yigeze kutwigisha turi mu ishuri rya Bibiliya, atubwira ati burya niba umuntu akubwiye nabi, fata ikaramu yishyire mu kanwa, ijambo rirahinduka. Niba wari ugize uburakari, ijambo rirahinduka. Icya kabiri, tera intambwe wigira imbere, ijambo rirahinduka. Ariko niba ugiye gusubiriza hahandi, uravuga nabi kandi ibintu bibe bibi. Rero no kuvuga ngo mu rugo umugabo agomba kuba maso ku mugore. Hari ubwo umuntu aramuka nabi, hari ubwo umuntu aterwa, hari ubwo umuntu ahura n'ibintu bimugora. Rero niba umuntu avuye nk'ubu, urabona turi hano i Kigali, dushobora kugera mu ntara, umugore yagutunguza kukubaza amagambo akakaye, ukaba wamusubiza nabi uhereye ku munaniro, ku bibazo uhuye nabyo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo akubajije neza, wumva wururutse, urumva umugore ahoza amarira y'umugabo, n'umugabo agahoza amarira y'umugore. Umugore ntagifite se na nyina ngarabatura agahinda kabo, n'umugabo ntagifite se na nyina nubwo bariho, ariko ari kubaka urwe rugo. Barihuje babaye umubiri umwe, umwe yasize iby'iwabo, undi yasize iby'iwabo. Ariko umugore mubi
atangira kubwira umugabo ngo nje Abizanye. abizanye kwa mugabo atari uko se azanye ingeso ziwanyu sizo zizakubakira urugo. Niba so yari umukene haranira kuba umukire, wivuga ngo nyewe ngo niko nabaye ngo niko twabaye. Ubu rero abarokore bo babihinduye ngo ni karande. Karande ni igiki? Karande ni imitekerereze mibi umuntu yishyira mu bwe. Karande iyo niyo karande. Ukumva ngo so niba yari umutindi ngo nawe uzaba umutindi, bakubwira nta modoka yagezeyo ngo nagiye mbona umugabo abwira umugore atari ko wareka nkajya kuguza udufaranga muri banki tugatera imbere gutya na gutya. Ngo ariko rero wa muntu we ngo urashaka yuko tuzapfa tugashira ngo dere kanaka ngo ejo ndi bamutereje cyamunara ngo nawe urashaka kumera nkawe. Kanaka umutima we si wo wawe, uwo ufite imigirire yawe si imwe. Uyu munsi turi ahantu abantu batandukanye. Kigali y'ingi turimo turabona amagorofa, turabona abandi bafite amazu aciriritse, turabona n'abari hasi cyane. Uri hasi suka tifuza igorofa. Turimo kuvugiramo ni igorofa. Ni igorofa naha turi urabona turi mu kirere hejuru. Urumva? Ariko uyu nibwo bushobozi yagize. Ariko natwe abataha hasi turabaga biwacu. Yego. Umugabo umwe ajya ngo ntambwa mwayo. Ntambwa mwayo. Nuko ngo umugabo wese burya umuntu umwe yigeze ambwira ngo bazi n'iki ni inzu y'umuntu. Uri kumva? Bazi n'iki? Ni inzu y'umuntu. Umugore rero umugore rero bazi n'iki? Bazi n'iki? Bazi n'iki ni inzu y'umuntu. Kandi koko noneho tugaruke ku kandi kantu kabagabo tugomba kuzirikana cyane gakomeye. Reka nkubwire burya muzareba abagore, umugabo iyo avuye mu gasozi cyangwa se gutembera, iyo ageze mu rugo umugore amuha ibyo kurya arabirya ntacyamubaza. Ariko iyo umugabo azanye ikintu amuze ngo bikuye he? Umugabo niwe utabaza umugore. Umugabo ntabaza umugore ahabikuye. Ariko umugore arakubaza ngo ariko si bivuye he? Kubera iki? Kubera iki rero? Kuko uriya mugore muri we afite kamere yo kuverefiya urugo. Yego. Ni urutuzi kurugenzura akamenya imikorere yarwo, akamenya imice y'inje n'ibisohoka, ni uba muri akamenya ngo ese iki kintu tugiye kurya nta ngaruka kizatugirira, agira ngo abone ukagira inama n'umugabo. Rero abagabo nitubona abagore batubajije ngo bivuye he, ntukamubwire ngo urambarize iki. Oya, uyu mugore we aririnda iki muri iyi migenzurire ishobora guteza ikibazo? Iyi migenzurire rero igomba guteza ikibazo. Icyo nsaba abagore ni iki, dore ko ndi hafi yo kugira ngo iki kiganiro tugisoze. Uyu mugore icyo agomba kwirinda ngiki ni ukuvuga ngo niba umugore ari uw'umugabo agomba kumukorera ibintu byose nk'umugabo we, akamwemera uko ari, yaba ari umukene, yaba yamushatse amubona, yego, yimutega ibyo kwa kanaka, yimucyurira ibyo kwa kanaka, yibuza umugabo umushinga afite. Hari ubwo umugabo azana umushinga mu rugo, umugore avuga ati ibyo simbishaka, akamuvutsa ntacyo ashingiyeho atabanje ngo abigenzure muri bwa bugenzuzi bwabo bukomeye. Yego, ahubwo gusa akapfa kubyirukana rimwe. Yenda hari ubwo aba ari ubujiji, hari ubwo aba ari ubushegabo, hari ubwo aba ari imirerere mibi. Ariko se yagize ubushegabo ariko ntumva ikintu cyitwa harimo gabo. Iriya gabo ni ukuvuga ngo ni ukwishyira mu kimbo. Sinigeze mbabwira umugani umugore washatse kugira ngo arinde iby'urugo rwose. Sabaga umugabo we ko bahinduranya. Uri kumva? Buriya iyo aza kwirukana ruriya rupfu yari kuba yabaye igishegabo byarangiye. Ni umugore ushaka kuvuga mu kimbo cy'umugabo. Imfizi yaba iri mu rugo akayitiza umugabo, yaza ati muntize imfizi, ati yijyana, arashaka kugira ijambo mbere y'uko umugabo ahari. Noneho pasteur turimo tugana ku musozo. Yego. Ndakubaza ariko nsa nubariza benshi. Yego. Cyane ku mbogamizi cyangwa se ku kibazo dufite no munsi wa none. Yego. Dusoma ibitangazamakuru, hari ibitangazamakuru bitugirira neza, bimanuka bikagenda bikagira hahandi wanyu mu cyaro. Yego. Ngira ngo nakubwiye ko inkuru y'Iwanyu hariya cyaro bari yatambutse igaragaza ko bari ku rwego rwo hejuru mu busambanyi cyane. Ari nabyo byantunguraga. Yego. Noneho urabona hari ikibazo cy'imfu ku manywa na nijoro. Yego. Kandi umubare munini urimo gupfa mwihohoterwa. Hambere wabonaga abagore aribo bapfa cyane, bari kurengana guhohoterwa cyane. Uyu munsi abagabo barimo barapfa cyane, ndetse abenshi baratorongera bagata ingo zabo. Yego. Sibyo? Kandi twaje hano mu buryo bwo gufasha abatwumva, kuko uwumva inama uri bumugire, yego, arayigira undi. Ejo ayigira undi, nuko inkuru ikura ikagera kuri nyirizina. Ese twebwe nk'abapastor, twebwe nk'abanyarwanda bareba
ejo hazaza twakora iki kugira ngo izi mpfu zishingiye Zigabanyuke. ku mibanire mibi y'abashakanye zigabanuke intandaro yo gucumura mu k'umuntu buryo bugufi rwose. intandaro yo gucumura k'umuntu byaturutse ku kumva amajwi atarakwiye kumva. Rimwe na rimwe ibyo abantu bumva hanze nibyo bituma ingo zisenyuka. Rero byasabaga ngo umugabo n'umugore babe hamwe, ni ukuvuga ngo birinde cyane kugira ngo kumva ibituruka hariya bituruka hanze. hanze, kuko bo bameze nka ka kantu k'imbere mu giti. nyirakazihamagarira waramwumvise, Yego. yumviye inama mbi za mugenzi we nyirasesa nkuyoze, amukururira kugira umugabo amukubite. Ariko iyo aza kubyirinda aba yaragize amahoro. Uyu mugabo rero uramugira ihe nama, urimo guta urugo rwe, ngire ngo wasomye n'icyanditswe gisa naho kigaragaza iyo shusho, akajya ku gasozi mu mpingo, ubwo ni hanze y'urugo. Ntabwo sinzi, ntabwo icyanditswe cyasobanuye nimba kujya hanze y'urugo, twebwe mu muco wacu wa kinyarwanda kumva ngo yabyaye hanze y'urugo, kumva ngo yaraye hanze y'urugo, akenshi bishushanya ko aba yatakaje iby'ahantu hari ibindi ararigiyemo, ararikiye. None uyu mugabo urimo guta urugo rwe kubera uwo babana wamunanije, urimo guta urugo rwe kubera ibyamuraruye hanze. Urumva ni ibyiciro bibiri, hari ugenda kuko yararutse, hari ugenda kuko hari icyo ahunga. Ariko twibanze kuri uyu nguyu ufite icyo ahunga, n'undi nawe tuzamuvugaho, kuko nitugera kuri uru rubyiruko, kuri aba bakiri batoya benshi, hari umubare munini ushenye ingo z'abantu, zishenywe n'aba bakobwa, zishenywe n'aba bahungu. Uyu munsi ntabwo bikigaragaza ishusho yo kuvuga ngo abakobwa, abagabo bataye ingo bajya mu bakobwa, hari n'abagore bataye ingo bajya mu bahungu. Ibintu byabaye bibi. Ndashaka ngo ugire inama mu minota mikeya uyu mugabo urimo guta urugo rwe kubera ibyo aruhungamo, ukurikije ibyegeranyo byinshi wagiye ukora birimo n'ibya wa mugabo wari ugiye kwiyahura. Yego. Kugira ngo turebe uwo twarokora, noneho tuze gusozanya no ku mugore wa none. Reka ngira ikintu nkubwira kandi nkibwira bose. Ntabwo Imana yaremye umuntu ngo irekeraho, ahubwo yashyizeho amategeko. Yego. Kandi amategeko abereyeho kurenganura. Reka duha agaciro icyo itegeko ry'u Rwanda ritubwira. Uyu muntu niba abangamiwe, aho kugira ngo aturugo, kuko afite ibibazo arahohoterwa, nabishyikiriza inzego zibishinzwe, babagira inama. Nibabona harimo kubangamirana gukomeye kwaze kuri uru rupfu, babatandukanye. Aho kugira ngo, urabona rya jambo ngo kuba ku gasozi kadatuwe, buryo watandukanye n'umugore, ako gasozi bawe akagiye, wifuza kuganira nawe ntuzamubona, umeze nk'umunyururu, umeze nk'ufunze. Urukundo rurujyana mu mutima, ukavuga uti nanjye iyo ngira umugore, nanjye ubiyomera gutya, none dore uko byagenze, abana bagakera burya byarangiye. Rero ni ukuvuga ngo amabura noneho sa nusubiza iki gisubizo. Yego. Nka pastor, aba bantu wagize uruhare mu kubashingira. Yego. Warabigishije. Yego. Ubakoresha isezerano, hari isezerano mu itorero dukoresha ritandukanyeho n'iryo hanze, ariko bivuga kimwe. Yego. Bishimangira umubano wabo. Yego. No kudata igihango bahanye cyo kuba umubiri umwe. Yego. Sibyo, nkawe nka pasiteri, uyu mugabo uramugira ihe nama nk'umupasiteri urimo gufasha leta. Turahari kugira ngo dufashe abayobozi ba leta basanzwe. Inama nge nagira uyu mugabo iranagaragara, ngira ngo ni nayo leta igira abagabo, kuko burya leta amategeko y'igihugu n'amategeko y'Imana bishatse gusa. Uyu mugabo abuze epfo na ruguru, agiye kuzerera. Ugiye agiye kuzerera, agiye guca inshuro kandi afite ibyo yaruhiye. Nabishyikirize ubuyobozi, nge namugira inama yo gusanga leta, twebwe mu itorero byo biba byatunaniye, kubwo tuba twabyunze byananiranye rwose. Turabanza tukabagira inama, tukabereka ikigomba gukorwa, ndetse tukanabasengera. Twabana batati, kuko Imana ibibona ko babarega yuko muherukana ngo mubashyingirana, ako kantu gakureyo. Ibyo ngibyo uheruka barahiza ubambika impeta. Reka nkubwire abapasiteri, pasiteri bisobanura iki? Ubundi hari abantu batazi inshingano zabo. Ubundi pasiteri bivuga umushumba, kandi umushumba yaba uragiye imwe, yaba uragiye nyinshi, bose n'abashumba. Ariko noneho icyangombwa, niyo mpamvu dusuzugurwa. Hari umushumba ntago yugama imvura, kimwe nuko atugama izuba. Umushumba yemera kubabara, kuko nta nubwo amatungo yonaho n'umushumba.
ni nawe ukubitwa, ni nawe ubizira. Niyo mpamvu rero umushumba iyo arangaye ku nshingano ye nyine izaragiye zirangirika. Umupasiteri nawe wananiwe kugira inama abantu bameze gutyo, ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe yataye inshingano y'akazi ke, ibintu birangirika bikononoka. Hanyuma uyu mugore rero wumva utewe ishema n'ibyiza bagezeho, yarangiza kumva yuko atagikwiriye kubibanamo n'uyu mugabo bitewe wenda na ya majwi yakuye hanze, cyangwa se umwuka mubi ugenda uvuka ubwo w'ubushegabo nyine, yego, akamenesha umugabo. Ese iyo aryamye muri iyi nzu, iyo aryamye muri iki cyumba, iyo azamura iriya shuka, uwo bayibanagamo, reka niyo kuvuga nyirabyo, yego, uwo babibanagamo cyangwa babishakanye, akera ku musozi hari uwo mudamu, ubwo twe kureba umutima we ntabwo tuhazi, wamubwira iki? Ikintu nabwira uyu mudamu, ubwiza bw'umugore buri ku mugabo n'ubwiza bw'umugabo buri ku mugore. Nkuko natangiye iki cyigisho, umugore n'uw'umugabo si uw'abagabo, n'umugabo n'uw'umugore si uw'abagore. Rero kumenesha umugabo akaganza mu rugo akumva akaguwe neza, nabanza arebe baturanyi be, imibereho bafite, iterambere bafite. Urugo rumeze gutyo nta terambere rugira, rusubira inyuma cyane. None arebe nawe yigaye, ese arareba agasanga ari nyina wamubyaye niko yari ameze, ese arabona nta kintu yatakaje we. Ukomoje ahantu rero hagoranye, nari nirinze kukubaza wenda aba ariko dusorezaho, iminota yagiye. Yego, hari igihe usanga uyu mugore ibyo arimo gukora byose abikura iwabo ku babyeyi be, cyane ko akeneye, hari igihe akenera ko umugabo we amera nka se. Yego, babaye abagabo babiri ubu, arumvira se bikamugora kumvira umugabo. Yego, kuko iteka hari akantu ushaka kuzigishaho cyangwa nawe uzigishaho kajyanye n'inyigisho uyu mwana w'umukobwa ahabwa mbere y'uko agiye gushyingirwa. Yego, ugiye iw'abandi haravuna ntihunga. Umva iryo jambo riba ariko urumva harakuvunnye, byibuze iyo bavuga ngo haravuna hakunga, haravuna ntihunga, ni ukuvuga ngo uratereranwa. Yego, ubundi aha hantu aba banyarwanda bigisha ibi, kuki twoherezayo uyu mwana? Kuki uyu mubyeyi urimo kubwira uyu mwana ibi ngo genda ugiye iw'abandi haravuna, kuki amwoherejeyo? ese ubundi we yarezwe ati? Noneho tukibaza, aba bagore barimo basenya ingo, kuko umubare munini biragaragara ku bagore, kabone n'ubwo yaba abangamiwe. Yego, iyo bigeze ku gusenyuka k'urugo, uruhare rw'umugore niho rugaragarira, kuko umugore washoboye kubungabunga urugo rwe, naho umugabo yagenda aragaruka akarusanga. Mu Bugande icyo nakubwira, nabonye hari ahantu nabaga mu Iburemeza, iyo yagiye, yego, iyo bagiye gusaba umukobwa bajyana isukari, niyo mfata rembo. Njye narababaje ngo kuki mujyana isukari, barambwira ngo umugore aryoha nk'isukari. Ni ukuvuga ngo umugabo iteka aryoherwa n'umugore we. Yego, noneho iyo umugore yashatse kwirengagiza umugabo, buriya ndashaka kubwira abagore nsoza mbabwira yuko abagabo benshi bajya mu busambanyi babitewe n'abagore babo. Kuko igihe amubwiye ati mugore ndagukeneye, akambwira ati ntabwo nkushaka, iki gihe umugabo ahita ahindukira akareba ahandi, akagira ibindi mitekerereze. Kose kuki tutihangana? Kandi ariko turemwe, niko Imana yaturemye nuko. Umugabo ntabwo ushobora kwihanganira ibyo, umugore ashobora kubyihanganira. Uzarebe mu bagabo, nta mugabo upfakara. Umugabo yapfushije umugore ashaka undi. Umugore ashobora gupfakara agifite imyaka nk'itatu ibiri ashatse, akarekerayo. Bibiliya nayo yabavuzeho igena upfakaza uwo ari we. Ariko ubundi umugabo ntabwo ari umupfakare w'umugabo, akenshi ntabaho. No yari umusaza nkaho ngeza, aravuga ati nkeneye umukecuru wo kumfasha, kuko umugabo yiteka akenera umufasha. Ariko n'Imana yabigennye. Imana iguha umugisha cyane. Bararekwa ntashira. Reka zoze nifuriza abatwumvise gukomeza kubungabunga ingo zabo. Yego, ni urugamba, kubaka n'ishuri, ni ukwihanganirana, ni ukureberanira. Urabona bararebana, umwe abareba undi n'undi abareba undi. Iyo baryamye bafite umutima mwiza barapfumbatana, umwe abareba ikituruka inyuma y'undi n'undi abareba igituruka inyuma y'undi. Ubwo rero iyo mwabari umurinzi wundi, iyo umwe atangiye kureba Tanzania undi akatangira kureba muri Kongo, ubwo ibintu byatakaye, byangiritse, ikiri buze ntibakibona. Ubwo rero ndasaba ababyeyi bose bubatse ingo kwisubiraho bagakora ibikwiriye,
abanyarwanda nk'imfura. Imana ibaha umugisha. Imana iguhereza umugisha cyane. Pasiteri Nkuba ati ndasaba abankurikiye baba ari abubatse, abazubaka ejo ndetse n'abo birimo bigorana yuko bagerageza bakubahana bakumvikana, umwe akaba umurinzi w'undi nk'uko twabihaye. Imana iguha umugisha Pasiteri Nkuba. Murakoze namwe. Nanjye nshyireho agakerezo kanye gato kavuga ngo yewe wa mugore we, rinda icyo Imana yaguhaye, rinda icyo Imana yagushyiriyeho. Ntabwo Imana yakuremye ngo uze kuba ikigeragezo cy'uyu mugabo, ahubwo Imana yakuremye kugira ngo uze gushoboza uyu mugabo kugera ku mugambi w'Imana. Ndagusaba rero wowe udindiza iterambere ryawe kubera amajwi y'abandi bantu, wowe wamaze Pasiteri Nkuba hari ijambo yakoresheje rivuga ngo mwamaze kumena ibanga. Kumena ibanga akenshi niho bigaragara. Nimurekere aho ngaho, mwiture abagore bakuru, nimwegere abagore bakiri bato, mubigishe ibyo kubaka ingo zabo, mubabwire kirazira. Nibwo dushobora twese gufatikanya kurokora no kubeshaho uyu muryango. Mufatanyije rero n'umuco gospel, umuco family gospel TV, namwe mwatanga umusanzu wanyu, haba mu buryo bwo kugira icyo mwatubwira, haba mu buryo bwo kudukurikira, haba mu buryo bwo kudushyigikira. Dufite rero byinshi tugomba gukoraho kugira ngo dufashe uyu muryango. Ni uruhare rwawe nawe kugira ngo ufashe uyu muryango. Utari ufite umurongo, ufite icyo wumva wavuga cyiza cyafashe uyu muryango, duhamagare. Nomero zacu murazibona uko ikiganiro gitambuka. Dushyigikirane, dufashanye kubeshaho umuryango. Reka rero mbashimire mwebwe mwari mudukurikiye. Gahunda ni yayindi, ni ugukora subscribe, ni ukukometinga, ni gukora like n'ibindi byose. Ariko nge icyo nifuza cyane nuko iki kiganiro cyagera kuri benshi. Ni ukuvuga ngo kora share, nuha abantu 5, ntago uri buburemo umwe uri burokore ubigezemo uruhare rwo kumugezaho iki kiganiro. Imana ibahereze umugisha rero. Murakoze. Ikiganiro cyacu ni umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana, kandi nakagaruka cano tubonekaho, dutambukaho ni biratandukanye, ariko cyane cyane iyi yacu y'umuco family gospel TV niho ushobora gusanga ibiganiro byacu, niho ushobora gusanga ubundi bufasha. Hari ibyanditswe dutegura bishobora gufasha abadukurikira muri byinshi tukirimo kwiyubakamo. Tubararikiye rero ikiganiro cy'ubutaha, n'ubundi tuzatumiramo Nkuba cyangwa se n'abandi batumirwa. Imana ibahereze umugisha, mukomeze mudushyigikire kandi mudusengere kugira ngo dufatikanye kurokora umuryango mwiza Imana yaremye yiwishimiye, ariko bikaza gusoza nayo isa naho yicuza icyatumye irema ishyiraho uyu muryango. Ariko ntiyarekeye aho, yarongeye itanga umwana wayo kugira ngo apfire uyu muryango wongere ubeho. Rero nawe wibihagarikira aho ngaho, ongera wigomwe, ongera witange nk'uko Imana yirengagije ibyaha byacu ikongera gutanga umwana wayo umwe w'ikinege kugira ngo aze aturokore. Nawe ongera utambe igitambo kugira ngo urokore umuryango wawe. Wa mugabo wari ugiye hanze, garuka mu rugo rwawe, ongera utangire ikindi kiganiro gishya. Iminsi irabe yicuma, mugenzi wawe nawe araba yiga, arabahura n'umwuka w'Imana, arabahura n'ibi biganiro byacu bishobora kumufasha nawe agasubiza ibintu mu murongo. Murakoze. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom. Turabakunda. Ni Pasiteri James Karemera na Pasiteri Nkuba. Imana ibagirire neza naho ubutaha. Bye bye.